Afurika ni umwe mu migabane minini cyane ku isi, ariko nanone ukaba ari wo mugabane ufite ibihugu byinshi. Gusa hari ibihugu bimwe na bimwe byavutse mu myaka ya vuba kuri uno mugabane wa Afurika. Niyo mpamvu muri kino kiganiro tugiye kugaruka ku bihugu 5 byavutse muri ino minsi ya vuba cyane kuri uno mugabane wa Afurika. Igihugu cya mbere duhereyeho ni igihugu cya Sudani y'Epfo, cyavutse mu mwaka wa 2011. Muri uno mwaka rero hakaba hari hashize imyaka irenga 50 habayeho intambara iharanira ubwigenge, ndetse iyi ntambara ikaba yari ivanze n'amakimbirane cyane muri icyo gihugu cya Sudani. Rero muri iyo ntambara itaramaze igihe gito cyane nibwo Sudani yaje kwicamo ibice bibiri, hagaragaramo Sudani y'Epfo ndetse na Sudani ya Ruguru. Iki gihugu gishya cyaje harimo ibibazo bikomeye cyane mu gihugu bijyanye n'iterambere ndetse n'umutekano. Gusa iki gihugu kikaba gifite ubutaka buhagije ndetse n'imitungo kamere itangaje. Ibi byose bituma iki gihugu gikomeza kugerageza kwiteza imbere. Abanyagihugu bacyo bakaba bakomeje ku muco n'indangagaciro biranga bene igihugu bacyo. Igihugu cya kabiri ni igihugu cyitwa Eritrea. Eritrea ikaba yaravutse nk'igihugu cyigenga mu mwaka w'1993 nyuma y'intambara ndende cyane yo kwikura ku gihugu cya Ethiopia. Iki gihugu rero kikaba cyarahinduye amateka ya Afurika y'Iburasirazuba, kikaba cyarazanye icyizere ndetse n'ubwigenge ku banyagihugu bacyo ubwo cyahitagamo kwiyobora kivanye ku gihugu cya Ethiopia. Abaturage bacyo nabo bakaba bakomeye ku muco wacyo ndetse bakaba baharanira n'ubusugire bw'igihugu byayo. Igihugu cya gatatu cyavutse mu myaka ya vuba ni igihugu cyitwa Namibia. Namibia yabonye ubwigenge mu mwaka w'1990, nibwo yashyize iherezo ku bwicanyi ndetse n'ubukoloni bwa kera, igihe Abadage aribo bari bakolonije Afurika y'Epfo. Iki gihugu rero kikaba gifite ibinyabuzima byinshi ndetse n'amashyamba, nanone kikaba gifite ubutaka bwiza kandi bwihariye. Uyu munsi iki gihugu cya Namibia kikaba gihangayikishijwe n'iterambere ry'abene igihugu ndetse n'igihugu muri rusange. Igihugu cya kane cyavutse mu myaka ya vuba ni igihugu cyitwa Djibouti. Iki gihugu kikaba cyaravutse mu mwaka w'1977. Muri uno mwaka w'1977 nibwo Djibouti yabonye ubwigenge ubwo yari ikolonijwe n'Abafaransa. Ibi bikaba bishyira ku mwanya w'ingenzi cyane ku bihugu bifite ubwigenge. Nanone kikaba gikora no ku nyanja itukura, Red Sea. Iki ni igihugu gito ariko gifite agaciro ndetse n'ubukungu ndetse n'ubwigenge bikomeye cyane. Nacyo kikaba ari kimwe mu gihugu gifite abaturage bakomeye ku muco gakondo wacyo. Igihugu cya gatanu ni igihugu cyitwa Zimbabwe. Zimbabwe yabonye ubwigenge mu mwaka w'1980. Ubu nibwo bari bashyize iherezo ku bukoloni bw'Abongereza bwakolonizaga iki gihugu cya Zimbabwe. Uyu munsi iki gihugu kikaba gifite ibihe byihariye cyane bitandukanye n'ibihe bya kera. Gusa nanone kikaba cyaragiye gihura n'ibihe bikomeye nk'intambara ndetse n'ihindagurika ry'ubukungu, ariko nanone kikaba gifite umutungo kamere nk'inyanja, amashyamba, ubutaka, ubuhinzi ndetse n'ibindi byinshi bituma iki gihugu gikomeza gutera imbere. Muri ino myaka ya vuba rwose uko bigaragara urabona ko hari ibihugu byagiye bivuka mu myaka ya vuba. Gusa icyo tutazi ni uko tutazi niba hari ibindi bizakomeza kuvuka. Mushimiye wowe wabanye natwe muri kino kiganiro cyo kuri uno muyoboro witwa We Explained, naho ibiganiro byo nagakomeza. Njye wumvaga nitwa Dieudonné. Mugire ibihe byiza.